muraho neza. Ni Intore Alex, umuhungu wanyu. Ikiganiro nibimenye ibisanzwe. Byumve, sesengura, ubimenye. Ibirori TV nabibabwiye. Ni Ibirori TV, ikiganiro nibimenye nawe. Bimenye nawe nukuri. Shishoza reba kure. Twakugereyeyo turakurebera. Twakubereye imboni. Nawe byumve. Ushyiremo n'ubundi busesenguzi n'ubundi bushishozi. Nibyo nicyo bikenewe. Gahunda ni imwe, ni kuzakukorera byinshi wifuza. Ibyo wadutumye n'ibyo utadutumye, tukaguha byinshi kandi byiza. Ikiganiro nibimenye nawe ni ku Birori TV. Inkunga yawe ni ukudasubscribe. Subscribe, dukomeze turi motivasiyo y'ibyo dukora. Urakoze cyane. Twigendeye, tugiye kugaruka ku bukwe. Hirya no hino bakoze abakwe. Abantu benshi bakunda amakwe. Ukase koko ni bwiza cyangwa si bwiza? Oya, ni bwiza kuko bugaragara neza. Yego ni bwiza, ariko ni bwiza kuba bikwiye. Abantu benshi ntibarasobanukirwa uko cyari cyo. Ukwiye gukorwa na bande, ukwiye bande. Ninde udakwiye gukora ubukwe? Ninde ukwiye gukora ubukwe? Kubera ikigare, kubera ikintu abantu bagenderamo, buri wese yifuza ubukwe. Buri wese ashaka gukora ubukwe. Twewe twarasesenguye. Turasesengura. Hato abantu batazaba nka kakanyugunyugu kaguruka, natwe tugashaka kuguruka nkako. Reka ntibyaba. Imigirire y'abantu n'abandi ntabwo izangana. Ubushobozi bw'abantu n'abandi ntibuzangana. Biratandukanye. Nibyo tubyemere, biratandukanye. Twifuza ubukwe, dushaka no gukora ubukwe bungana. Ubushobozi buratandukanye, imigirire iratandukanye, imikiro iratandukanye. Ariko dushaka kwipasa muremure, dushaka gukora ubukwe bumwe. Busa nubwo nabonye aha. Ikirori nk'icyo nabonye aha bizatugora. Tujye twumva tuniga. Nibyo muri iyi minsi turabona za gatanya hirya no hino zitandukanye. Abenshi nababa barakoze amakwe. Igitangaje ikiza muri ibyo, barisi ko abantu batakoze ikikwe abenshi batatandukana. Nibyo ni ukuri. Abantu batakoze ikikwe yego baratandukana. Izibanye ntazibana zidakomanya amahembe. Nibyo ari abasezeranye bakoze ubukwe baratana, abatarakoze ubukwe baratana. Icyo cyo turakizi, nta nubwo tugitindaho. Ariko se utekereje neza, wagaketse ko wa muntu wakoze ubukwe atagatanye n'uwe, wagaketse ko bazabana akaramata. Ariko siko biri, siko bimeze. Ubukwe bw'iyi minsi buri gukorwa kubera kata. Nibyo kata zahozeho ntizahozeho. Umutungo wahozwe ukurikiranwa nk'irari ritujyana mu rurave cyangwa mu rukundo. Nibyo sibyo? Nibyo byahozeho. Niho byo byahozeho. Iby'isi byahoze bidushuka bitujyana mu rukundo n'abandi. Waba afite urukundo ndafite ubujyajya bushaka umutungo. Niko bimeze. Mfite urukundo, ngiye mfite ubujyajya bushaka urukundo. Bikomeje kuzongera kumva tururavi byaba inzozi. Tururavi yaba inzozi. Sonisha uri wagenda ukaganiza umwana. Urimo wigenda mu muhanda, murahuye uri kuganira,
bene Suri Smart. Ntumuzi ntakuzi. Ugatangira kumuganiza ku by'umutungo umwiraririyeho cyangwa se utamwiraririyeho. Abisha imodoka yagiye yakwamye sha ka kontake kanjye ndakibagiwe sha my dear, nasize akamodoka mba nkutwaye. Yo arukaze sheri ariko man mutuye hese akanomero kanjye ka telefone se mwakaduha. Ariko man muransekeje. Nyuma byarabaye story yarabaye. Naganije umwana gutyo nta modoka nari mfite, ibyo navugaga byose nashaka kumva behavior. Nyuma naje kumubwira byose musobanura bwese, mubwira uwondi we uko ngenda nuko ngenza. Namubwiye ko ngenda ngiye gupagasa, ngiye guhiga kuko nawe yajyaga ku kazi nk'abandi. Mubwira ko ntega s'il vous plaît, yari yamaze kunyemerera urukundo. Nta bintu byinshi twavuganye ko duhe tutaziranye. Mu ibyo bitangaza mubwira ko mfite ibyo bintu, mubwira ko papa tunzi sinza hanaha. Ntabwo naruhije. Ni umunsi umwe akanemero twagahanye turavugana. Umunsi wagiye kwira twabaye abashuti, inshuti z'inkoramutima, ku buryo ari nk'ibiraba twaba umugore n'umugabo. Nyuma numvishe afite urukundo, mubwira ko ibyo byose namubwiraga namubeshyaga. Namubwira ariko twaba inshuti mu buzima busanzwe. Yagize ubwoba, yarikanze, yaratangiye ngo uri muntu ki, uri wahe, urinde, washakaga iki. Yambajije byinshi, namubwira ntumura ni ikintu yemeze kimeze nk'ubushakashatsi. Siko nashaka kugukoreraho ubushakashatsi, sinkuzi ntunzi, ntibigutera isoni n'ipfunwe, niko bimeze. Nashaka gukora ikimeze nk'ubushakashatsi. Reka kubona nomero nayitsibye nawe yayitsibye, bitewe nuko tutakomeje kuvugana, bitewe nuko nta kintu twari kwita dufashe ikirukanka cyane. Ariko story mfite, urukundo rurahari kuri bake na bakeya, ariko umutungo abantu benshi niwo bashingiyeho. Ariko se kuki dushingiye ku mutungo? Ibi bintu byarahoze cyangwa ntibyahoze? Ibi bintu ni iby'ubu cyangwa si iby'ubu? Nibyo. Nuko muri iyi minsi bifata intera, twifashishije abahanga, twasomye ibitabo, tuyifashisha guhuza amakuru. Ibyo bitabo, ibinyamakuru, twahuje amakuru. Ibyo byahozeho. Rocky Kimomo yarabivuze, ni Rocky yarabivuze. Ahora tugira inama yo guhiga. Turabizi Junior Giti amama asobanura amafilime, hajya yatubwiye ngo iki, umuhungu udafite namba uretse nyoko wenyine rutoki. Abandi bantu bose uzagira ngo iki kibwa, uzagira ngo Imana yarakuvumye, uzabona udafite namba, uzakoresha uburetwa. Uzajye mu bagabo utanga igitekerezo, uko bazagusubiza cyangwa uko bagusubije ni wowe ubizi. Ibyo simbivuga. Uzajye kwa nyoko uko n'ubukwe gusa. Ndagira ngo nkubwire, shaka ifaranga, higa, ukiri kubona uteganya ubukwe, abandi babukore ubisunge. Gira ingenzo, gira imitegurire n'imigenzo ugenzamo ibintu byawe. Gira gutegura ibintu. Bwakwira bugacya, inkuru ni ndende, ariko uko nkubwiye true love irahari ni nkeya.
ariko niyo nkeya ihari, iyo ufite ubufaranga uragerageza barabafasha. Urukundo rujyana ifaranga, tubyemere, tubyange, tubikunde, tuvuge ngo urukundo rurahari. Hari abantu benshi bakenye, abagore babo bakomeza kubembata, ariko nibo bake tubyemere. Ariko aba yarigeze gukira, yaraje yaragendeye kuri icyo kintu, icyo kizirikane, hari aho yahereye. Ninde mubi wabuze umugore uzi? Cyane cyane ko urwo rukundo rushingiye kuri twe abagabo. Tugomba gukora cyane, amafaranga tukayaha abagore. Twaravutse turabisanga, nimba ariko byahoze ntitubizi. Gusa ibyanditswe bikwereka ariko byahoze. Abagabo bagomba gukora bagatunga imiryango. Ubwo bivuze ngo udafite namba ntashoboye umuryango, nakwishora mu bukwe, ukishora muri ibyo bigenzo by'abandi. Dore kugenda gira uko wubaka urukundo rwawe. Gusa icyo twifurije abantu ni turi nawe. Ikiganiro ibimenye nawe, mwakoze cyane kutwumva. Amahoro y'Imana abane namwe, turakunda cyane.